Ku itariki 15 z'ukwa munane 2026 nibwo twagiye tubona NESA isohoye itangazo ryari ryiza abanyarwanda benshi bari bategereje, ariko rino tangazo ryaze cyangwa se ryasohotse ryuzuza ibibazo bari babajije Minisitiri w'uburezi kuri televiziyo TV tani. Byabazaga cyangwa se babazaga bashingira yuko wenda tugeze mu gihe cyo gutangira igihembwe cya mbere cy'amashuri umwaka w'amashuri wa 2026 2027 bahita batangaza amanota. Ngira ngo ibintu murabyuka neza ntandaza kwisubiramo. Ahubwo uyu munsi ikigaragara iri tangazo ryasohotse ryagiraga riti ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kiramenyesha abanyeshuri, abarimu, abayobozi b'amashuri, ababyeyi ndetse n'abafatanyabikorwa ko amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza PLE n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye O level by'umwaka w'amashuri wa 2025-2026 azatangazwa ku itariki 20 z'ukwa munane 2026 saa 8 z'amanywa. Muzakurikirana umuhango wo gutangaza ayo manota ku murongo wa YouTube wa Mineduc ndetse n'uwa NESA. Aya ni amakuru abantu benshi bari bitaze. Aha rero nubwo wenda aya makuru abantu benshi bari bayiteze, abanyeshuri, abafatanyabikorwa, ababyeyi muri rusange, ariko hari byahise bigaragara nyuma yo kwatangaza iri tangazo cyangwa se batangaje igihe bazasohora amanota y'ibizamini kugira abana biteguye kujya ku ishuri. Reba mu kino kiganiro no tubabwiye byimbitse mu by'ukuri impamvu iri tangazo gihagurukije amarangamutima ya bamwe, tuzi ko yagarukaho tureba mu by'ukuri nimba ari cyo NESA cyangwa se REB yakoraho kubera yuko ni ibintu bivugwa hanze. Nyemera duhure mu kiganiro mu buryo burambuye ahangane kuri chaîne yanyu. Ndagira ngo umuntu wese utawakanda subscribe ayikande kubera ko azajya arahabwa amahirwe yo kwa yabona ikiganiro cyacu ku isaha, kandi igihe tugisizeho azara wa mbere igihe arangiye kana subscribe yarangiza abikorana ndetse notification. Nabibabwiye muri introduction nagize tuze kuganira kuri kino kiganiro cyacu. Uyu munsi turi tariki 16 z'ukwa munane 2026. Umwaka w'amashuri wa 2023-2027 uzatangira mu kwa 9. Njya mu byibuka yuko Mineduc yatangaje iri tangazo, ntekereza ko ari ku itariki 7 niba ntibeshe nkuko babivuze mu nyengabihe yabo basohoye, ndetse bakaba bavuga yuko umubyeyi hari hose yagombye kuba yitegura kuba yatangiza umwana ku gihe bitewe n'uko wenda baba barapanze ko amasomo agomba kuzatangira ku itariki 15 z'ukwa munane 2026. Ubwo NESA ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'amashuri cyangwa se gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri muri rusange twita NESA. Ngira ngo NESA nta muntu utayizi mu Rwanda. NESA ni ikigo kizwi cyane muri Mineduc kubera yuko gikora ibintu bitangaje haba mu kugenzura imikorere y'amashuri n'itangwa ry'ibizamini. Ibi byose biri mu nshingano za NESA. Nibwo cyasohoye itangazo ryibutsaga abafatanyabikorwa, ababyeyi, abanyeshuri mu rusange yuko amanota y'ibizamini yakozwe cyangwa se ibizamini byakozwe mu mwaka w'amashuri wa 2025-2026 azasohoka ku itariki 15 z'ukwa munane ahagana saa 8 z'amanywa. Bivuze yuko rwose ni amakuru yari meza. Ariko uyu munsi tuvugana nubwo munyihanganire na kazi ka tekinike kare kabaye gatoya, nagiraga nti iki cyari kintu abantu benshi bategereje kandi cyiza, nanjye numva nabaga nishimiye. Uyu munsi rero murabizi neza yuko mu kugira ibizamini bitangwe cyangwa se bikosorwe cyangwa se bijye hanze hari budget NESA yarateganyije. Ntekereza yuko abarimu bose bamaze iminsi wenda by'umwihariko bagiye gukosora primaire kuko checking bya primaire n'ibya tronc-commun bamaze iminsi bari gukosora, bavuye uyu ngo baratashe no guhagiye haboneka mu tuntu tumwe na tumwe. Abacekazi nabo bavuyeyo, bivuga ngo kano kanya bagombye kuba barahawe amafaranga yandi twita ayo kubafasha cyangwa se ayo bakoreye. Munyemere mvuga mu bwo buryo. Igihe REB yitabaga PAC ngira ni mu mpera z'igihe mu cya gatatu, babajijwe impamvu bajya batinda ku kijyanye no kuba batinda gutanga amafaranga ahabwa abarimu bitewe n'ibyo gukorwa ku kanya, yaba amahugurwa yaba yandi babemera abarimu bitewe n'ibyo bagiye gukora. Iki kintu bagisobanura, DG yavugaga yuko ubundi bagenekereza cyangwa se bagerageza kugabanya igihe kubera kuko batangiye mu minsi yashize naho bigeze aka kanya bitagakwiye. PAC nayo ikavuga ati kubera iki mujya gutanga ikiraka ku muntu runaka akamara iminsi 2, 3, 4, 5, 6, 7 atari yishyurwa kandi budget imwe mwarayiteganyije. Urumva nyine hari ukuntu ibintu byubatse, comptabilité ukuntu yubatse, none na leadership yabikagira uko yubatse, ariko mu kwisobanura bavuze yuko
bibaye byiza rwose mu kizaza bagomba kuzakosora itinda ryo gutanga ku mafaranga ku barimu. Uyu munsi rero niho bamwe bahise bagaragaza ya marangamutima yabo, baravuga ati batangaza amanota batishyuye abakosoye sheme of NESA. Ni ugusarura warambuye umuhinzi. Abarimu bigishije abo bana za weekends tame ya gatatu, uziko batarikirwa. Pressure NESA iriho ubu amanota azaba yizewe koko. Urumva uyu nguyu numwe mu bakozi ba mu gisata cyane sukurikije ukuntu yanditse no poste yiwe. Undi arasa aravuga ati mwaramutse, mwampa namba zanyu ko tuba dushaka kubaha amakuru. Urumva harandi makuru abari agize ate baba bafite ubwa baba bashaka gutanga wenda kuri NESA nta wamenya. So iki rero kigaragaza yuko nubwo NESA ijya gutangaza amanota ni ikintu cyiza cyane, kandi kuko ifite pressure koko abana hagana mu kwa 9 ku itariki twavuze haraguru, iyo umwana uzajya gutangira muri senior 1 cyangwa se muri senior 4 cyangwa se mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye cyangwa se mu ishuri rya mbere y'amashuri yisumbuye, uno uvuye muri primaire ajya muri secondaire n'uvuye muri tronc-commun ajya mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye agomba kuzajya ku ishuri ajyanye ayo manota. Ikizamujyana rero mu ishuri ryusumbiyeho nuko azafite amanota. Urumva NESA yo ikintu uri kureba kano kanya ni ugutanga amanota kuki ku babyeyi cyangwa se ku bandi bantu bakeneye amanota, noneho bakazayubakiraho barimo batanga imyanya ku bana batsinze neza n'abajya muri 9 bakajya muri 9. Urumva ni ikintu cyiza kuko iyo badangiye gusohora calendariye nta kindi kiba gisigaye. NESA kano kanya nubwo ifite pressure ariko haravuga utuntu twinshi cyane, harimo kutishyura abakozi babo nyine bakosoye cyangwa se abacekazi. Nyamara mu gusobanurira pack bari baravuze yuko bazaya bagerekereza cyangwa se bagerageza byibuza mu minsi 15 gusubiza hasi bakaba barangije kwishura. Ubwo rero uyu mwanya ni wa NESA kabisa, nubwo bari pressure ariko izindi departments zagumye kuba zikora kuri kino kintu. Iki kintu ni ikintu gisa nkaho kimaze kuba nk'indirimbo mu bakozi, kubera yuko usanga amahugurwa trainings, ubwo nibyo turi kwita amahugurwa cyangwa se ubutumire bumwe na bumwe NESA yatumiyemo abakozi babo ngo bajye kwitabira, babagenerwa akantu kajyanye n'itiki. Ariko iyo tugeze kuri abantu bakosoye bo bagenerwa ikijyanye n'itsimbura mu byizi, kubera yuko ku munsi hari amafaranga yandikiwe. Muri kino gihe cya NESA ngira ngo bagitangira gukora checking cyangwa se no gukosora, NESA yasohoye uburyo bano bakozi babo bagomba kurya mu buryo bwiza, bashitanga timetable hamwe na hamwe nyine barahinduye. Wenda aho ngaho wenda twinjiyemo twatugiye kutahanze bamwe na bamwe, ariko hamwe na hamwe barahinduye. Bivuze yuko NESA yo nta kintu idakora mu gupanga. Ariko byaza kwa bano nkunda kwita ngo implementers cyangwa se bano bashira mu bikorwa ibyo NESA yateguye, niho usanga ubundi haje ikibazo ukibaza ubundi ni ikihe kintu kizakwa kugira NESA cyangwa rebo mu by'ukuri bano bakozi bayo bakore bumva bishimiye imitangire ya service yabo. Kuko utanga service yo yishe baza bavuga ngo NESA cyangwa se REB, na REB nayo yaza gusobanura igasobanura igaragaza yuko itarize ibyo bintu cyangwa se nitabize ibyo bintu. Kandi mu by'ukuri niba bahayarinze abantu bazajya gukora gucekinga cyangwa se gukosora ibizamini cyangwa se n'abandi bose aba data entries, baba barateganyije amafaranga azahemba abantu ko nyine ubundi mbere igihe babaza abakozi bazafata. Bivuga ngo bakimara gufata umukozi bakamwaka bya byangombwa byose birimo na bank, bakagombye kuva aho ngaho kuri site bahita bagira ute bahita bayatanga. Reka tuve nk'urugero wenda ku bantu bajya guhagarikira ibizamini abo twita invigilators. Hari amakuru dufite neza avuga yuko wa wundi uhagarikira ibizamini we amafaranga yatahana, kubera ko ngo ayohereza ku kigo, none iyo barangije gukosora nani guhagarikira ibizamini ikiragiye abanyeshuri bagikora, iyo bashoje bo bahita bayabaha mu ntoki bakayacyura. Wahita wibaza impamvu noneho bano bo baba baragiye gukosora ibizamini cyangwa se wenda kuba baragiye guhagarikira nani gucekinga cyangwa se kuverify ibizamini biri gukorwa biri gukosorwa kanya batahita bishugwa. Ikibazo cyabari kiri hehe? Aha rero honyine navuga ngo hari ikibazo kano kanya. Reka duhure mu kindi kiganiro ubundi noneho tuze tusesengura neza iri kuvugwa hirya no hino. Mumbabarire ukande subscribe nimba ari ubwa mbere. Bye bye.